THEOGENE Pastor THEOGENE yabanaga n'abantu bose amahoro nta muntu yirengagizaga usa nabi usa neza yaragusuhuza muri make THEOGENE Pasteur nubwo yagiye yabanaga n'abantu bose iki amahoro icyo ni icyambere icya kabiri yagiraga imirimo myiza yakoraga neza akagaburira imfubyi akagaburira iki abakene icya gatatu arongora umukobwa wareba witwa Yakobeti babyana umwana w'umuhungu ariko amen ngo amuhisha amezi 3 ngo ananiwe gura muhisha amuhera kato kabashye mu ntame ngagasiga mba n'ubushishe abahanga bavuga ko aka kato cyambere ngo rwari uruhisho icya kabiri ngo ariko veze kuko abahanga bavuga ko Mose ngo yavukiye amezi 6 kuko ngo umwana avukaga adashyitse bamushyiraga muri pamba cyangwa ubwoya bw'urukwavu none uyu munsi hari koveze kari gafite indiba nziza isobanura ngo iteka n'uwatangije umurimo ni nawe uzawusoza kakagira umutemero usobanura ngo wamubwisho bw'Imana isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose kakagira umuzenguno usobanura ngo uko imisozi gose Yerusalemu ni kuwiteka gose abantu uhereye none biravuze ngo ikime gishize ari bisa n'ikime hari bisa n'ikime ariwe tata we hari uburwayi busa n'ikime amadeni asa n'ikime ubushomeri busa n'ikime iyi nzara isa n'ikime ubukene tubugeranye n'ikime biravuze ngo ikime gishize amina mu butayu hasi aho ngaho haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto ariko tutuntu Imana ikuremera utuntu ngo nk'ikime kivuze ijambo rirandyoheye we ndagwana nkubwira ko icyo kime kizashira gituma utanyura ahantu hose gituma utagaragara gituma ugenda wihisha gituma utajya mu nama y'ubukwe haleluya gituma utajya mu nama y'umuryango gituma wihisha abandi kizashira ugende wemye haboneka utuntu ariko utuntu twagushekeje utuntu twashekeje undi mu butayu nta mazi haba mu butayu nta byatsi bihaba ariko aho mu butayu Imana igihare mu tuntu abana bakiga igihare mu tuntu ubukode bukajya buboneka igihare mu tuntu abantu bakambara ariko Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Reka tubahe ikaze nshuti bakunze Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana ndetse tunashimira abantu mwese mwahisemo neza gukurikira Irembo Ryera abari kure ndetse n'abari hafi turagarutse kandi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi turi kumwe n'umuhanuzi ufite amavuta y'Imana uri mu bihe byiza ndetse Imana yagiye ikoresha ibintu bigasohora ndetse akaba ari umuntu wamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuko yavuze amagambo menshi yakomeye turaza no kuza kuyagarukaho mu kanya ariko wowe waba ufite ikibazo uguwe nabi utanezerewe utishimye tukuzaniye amakuru mashya kubwira ngo ibintu biracyashoboka haracyariho ibyiringiro hari urugamba ugiye gutsinda hari amakuru adasanzwe ugiye kumva kandi ugiye kumva andi makuru meza akomeye reka atangire atwibwira hanyuma tuze gukomeza no mu kiganiro cyacu imboni y'umuhanuzi tubahaye ikaze mutumisha murakoze cyane amazina yanjye nitwa nta mugabo umwe Adrien uzwi ku izina rya Mutokambari ni umugabo mfite umugore n'abana 5 umukristo kuri ADPR Gatenga nkuko bivuze ndi umuhanuzi mu ijambo ry'Imana ariko wambaye neza koko murakoze cyane wambaye neza Imana yaraguhamagaye
ku rwego rukomeye ni isezerano ryacu ni isezerano ryanyu n'abana banyu yego Imana basezeranye ko muzabara neza se dusezeranyije ko tugomba kubaho neza muzihaganye Bibiliya avuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukiro ashyirwe hejuru nk'umwerezi w'Lebanoni yego ubwo batuye mu rugo rw'Uwiteka Hallelujah. bazashisha mu bikari by'Imana yacu bazagumya kwera no mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto ayo ni amasezerano y'abera ayo ni amasezerano y'abera ayo ni amasezerano y'abera gushisha no gutohagira bakagira inda zimeze nka ukagubwa neza zimeze nk'umusozi wa Jari na Nyabihu ntabwo bakizita inda bazita imfashanyigisho iyo uvuze ngo Yesu aragabura birumvikana imfashanyigisho uba wayizaniye bahita bavuga ati rwose koko arasa nk'umuntu urya yego ati ni umuntu Imana yahaye rwose yagiriye neza birumvikana mbere yuko twinjira muri uyu mwanya turagira ngo udusengere Imana hanyuma utubwire n'ijambo nibura dukwiriye kuba dushingiraho muri iki kiganiro mbone y'umuhanuzi tuganiraho yego ijambo ry'Imana Imana ifite imbaraga Imana ikiranuka uwera nyiribihe tugushimiye aka kanya keza uduhaye tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye ko ugiye kubana natwe aka kanya turasenze kugira ngo iki kiganiro tugiye kuganira kigire aho kivana abantu kigire naho kibashyitsa abantu basubizwemo imbaraga urakoze kubyumvishe icyohe n'ubutware n'ibyawe none iteka ryose Yesu amen hari ijambo tugiye gusoma riboneka mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igice cyaho cya 16 umurongo wa 14 n'uwa 15 haranditswe ngo ikime gishize mu butayu hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi Abisirayeli batubonye barabazanya bati iki ni iki kuko batamenye icyo ari cyo Mose arababwira ati ibyo ni ibyo kurya Uwiteka abahaye ngo murye amen amen ubwo tukaba tuvuga utu tuntu nagira ngo tutuvuge iki gitabo cya kabiri cya Mose ntabwo ari cyo cyonyine gusa hari itangiriro Kuva Abarewi Kubara Guteka kwa kabiri na Zaburi ya 90 n'icya Yobu ni nacyo cyanditswe muri Bibiliya bwa mbere Mose ni izina risobanura ngo wakuwe mu mazi yavutse mu buryo bukomeye cyane Bibiliya ngo Abisirayeli bageze muri Egiputa abari 70 kuko Yosefu arasanzwe muri Egiputa bageze imbere ya Yosefu arabwira ati mbashiye Farawo naramuka babaje ngo umwuga wanyu ni umuki mumubwire ko umwuga wanyu ari ubushumba ko kizira ko umushumba tura muri Egiputa ahubwo turi Gosheni Gosheni bisobanura hagutse abera Imana dutegure Gosheni Imana ikugeze muri Gosheni yawe amen amen abashiye Farawo arabaza ati umwuga wanyu ni umuki mubwira ko umwuga wabo ari ubushumba ngo bemera kubi Gosheni barahororokera barahagwirira Gosheni hari ahantu habaga imikumbi y'inka hakaba ubwatsi ngo nta n'urubura rwahageraga ngo Gosheni habaga igitumbiko igihoho ngo igihe ahandi izuba ryavuye cyane hakaba amapfu ho habonekaga ubwatsi habaga hari ubwatsi kugira ngo imikumbi y'ubwoko bw'Imana ibone ubwatsi amen Imana dutegure Gosheni Imana itegure Gosheni yawe Imana itegure Gosheni kandi ikindi ntugahishe umwuga wawe amen Farawo akeneye ko asobanukirwa umwuga wawe niba uri umupfumu emera ko uri umupfumu niba uri umupasiteri emera ko uri umupasiteri niba uri umworozi emera ko worora ntugahishe umwuga hari ahantu wari wagera mu byakozwe n'intumwa havuga ngo kuko dutunzwe n'uyu mwuga ntugahishe umwuga wawe ntugahishe umwuga wawe ariko abantu bo ngira ngo barisobanukiye muri iyi minsi ntawe uri guhisha umwuga n'ibyo yazira bigaragara harimo abawuhisha ugasanga umuntu ni umufundi yigize umucamanza ntugahishe umwuga babaye Gosheni barahororokera ngo muri iyo minsi umwami Yosefu yaje gutanga mu undi mwami utazi Yosefu ngabonye uburyo bamaze kugura Gosheni aravanga ubwoko n'ufatanya n'abanzi bacu bazaturusha amaboko
atangiza umushinga wo kubananiza atangiza n'umushinga wo kubagabanya mu kubananiza ashyizeho kubaka amazu yo muri Egiputa badahembwa ahubwo ngo bahembwa ikiboko mu kubagabanya yahamagaje abaganga babiri witwaga Shifura na Puwa arabwira ngo umubiri w'akazi n'abarima byara hakavuka agakobwa mukareke kabeho kuko nikavamo umusirikare cyangwa umwami ariko nihavuka agahungu mugahotore mukajugunye mu ruzi ni ibya kera ni ibya kera noneho ngo babyaza ntibumvire itegeko rya Farawo barareka abana b'abahungu babaho arongera abatumaho arabwira ati ibyo nababwiye gukora mutabikora arabwira ati bugi cyambere abaheburayo n'abanyembaraga babyara bari kumwe n'Imana anatwita Imana aramuvuzeho umwana avuka bafite n'icyerekezo cy'uwo mwana kuko bari kumwe n'Imana icyazaba cyo baba bakizi yes Bibiliya ivuga iki biraba ngo muri iyo minsi umugabo mu muryango wa Lewi witwa Amuramu arongora umukobwa wa Lewi witwa Yokobeti babyana umwana w'umuhungu ariko amen ngo amuhisha amezi 3 ngo ananiwe gukora amuhisha amuhera kato kabashye mu ntame ngo agasiga mba n'ubushishi abahanga bavuga ko aka kato cyambere ngo rwari uruhisho icya kabiri ngo ari koveze kuko abahanga bavuga ko Mose ngo yavukiye amezi 6 kuko ngo umwana wavukaga adashyitse bamushyiraga muri pamba cyangwa ubwoya bw'urukwavu none uyu munsi hari koveze kari gafite indiba nziza isobanura ngo iteka n'uwatangije umurimo ni nawe uzawusoza kakagira umutemere usobanura ngo wamubwisho bw'Imana isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose kakagira umuzengunuko usobanura ngo uko imisozi gose Yerusalemu ni kuwiteka gose abantu uhereye none ndaguhanura nkubwira ngo nubwo abahotoza ari benshi kuva Yesu ari muzima natwe tuzabaho ndaguhanura nkubwira ngo ibitugwanya ni ibiremwa ariko itugwanira n'umuremyi wa byose ubundi hari ibintu byinshi byerekana umuntu uri mu mugambi w'Imana ariko reka mvuge bibiri icyambere uwo muntu asimbuka impfu nyinshi icya kabiri uwo muntu aragwanywa ariko ntaganeshwa kuko afite imuneshereza Imana iteza ikibazo kwa Farawo umukobwa afatwa n'icyitwa icyokere ubushyushye ngo yumva ashatse kwiyuhagira uzabura mikoro gake bakumva yumva amazi yo muri pisine z'ibwami ntacyo aramumarira nayo muri lavabo yifuza koga igishanga kubera umugambi w'Imana abwira abajate tugende bageze muri cya kibaya nibwo abonye wa mwana ari mu kato abwira abajate mukanzane turebe ikirimo bagapfunduye basanga umwana mwiza w'umuhungu uri mu mugambi w'Imana ariko Imana ishimwe iri jambo ryaramfashije mushike twa Miriam aravuga ngo wakuzana umubare w'akazi umukurerera ati genda umunzanire ngo akihagera amubwira ati mubyeyi akira umwana umunderere nta nubwo wamurera ntacyo kumuha akira inyange akira sosoma akira yawurute na shisha kibondo ibwami ntago ibyo bibuze rero ndaguhanura nkubwira ngo akaturimo sakiteka ryose kaba kato k'inzara kaba kato k'ubukode kaba kato k'amadeni kaba kato ko kutabyara kaba kato ko kuvuga kaba kato ko kwanga ndaguhanura nkubwira ngo sakiteka ryose eta astaye natinze uyu munsi iki gitabo cye twasomye mu gice cya 16 umurongo wa 14 15 havuze ngo ikime gishize mu butayu hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze ngabisirayeli batubonye batunguwe bafata ibi niki kuko ngo batigeze bamenya ibyari byo Mose arababwira ngo ni ibyo kurya Uwiteka bahaye ngo murye abera b'Imana Imana ifite ukwibatunga utuntu duto dusa n'utubuto duto hari igihe Imana izana utuntu dusa n'utudorari hari igihe izana utuntu dusa n'amayero hari igihe izana utuntu tw'utunyarwanda hari utuntu igitanga
dutoya nta kazi ukarya nta kazi ukabona y'ubukode nta kazi abana bakiga ubwo bari bazanye utuntu utuntu duto dusa n'utubuto duto tutagaragara tukakugeza mu byinshi hari abantu wabaza uti mu mujyi wa Kigali ko nzi ko akazi ukora utarenze igihumbi kandi mu rugo muri abantu bagera muri bane mutunzwe n'iki n'utuntu duto dusa n'utubuto duto n'utuntu Imana ikora ubundi ikime nkanjye mvuka mu giturage mu cyaro ahitwa Ngororero naragiye uhinga nanjye ubwanjye naroroye n'uyu munsi nkundi ntabwo uzangabire nka mwari nzayigo mfite ibiraro Imana iguha umugisha nuvuga ngo rero kirazira kikanaziririza kujya kwahira mu gitondo mu kime ugiye kwahirira inkwavu kuko inkwavu yuzizaniye ubwatsi burimo ikime zirwara uburenge mu kime ntiwambara congo irabyimba iratundama mu kime nahe nirishamo irwara ibinkwete ku munwa mu kime bituma ikime iyo ugiye utambaye bote urwara icyitwa ibimeme hagati y'amano hacikamo ibintu by'ibisebe biravuze ngo ikime gishize hari bisa n'ikime hari bisa n'ikime ariwe tata we hari uburwayi busa n'ikime amadeni asa n'ikime ubushomeri busa n'ikime iyi nzara isa n'ikime ubukene tubugeranye n'ikime biravuze ngo ikime gishize amina mu butayu hasi aho ngaho haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto ariko tutuntu Imana ikuremera utuntu nk'ikime kivuze ijambo rirandyoheye we ndagwana nkubwira ko icyo kime kizashira gituma utanyura ahantu hose gituma utagaragara gituma ugenda wihisha gituma utajya mu nama y'ubukwe haleluya gituma utajya mu nama y'umuryango gituma wihisha abandi kizashira ugende wemye haboneka utuntu ariko utu tuntu twagushekeje utu tuntu twashekeje undi mu butayu nta mazi ahaba mu butayu nta byatsi bihaba ariko aho mu butayu Imana igihare mu tuntu abana bakiga igihare mu tuntu ubukode bukajya buboneka igihare mu tuntu abantu bakambara ariko haleluya amen usibye utu tuntu Imana yazanye abantu bari gutinya kuvuga aho bavuye ubanza bari guteganya gusubirayo impamvu nge nitwa Mutokambari niyihe natunguye abantu nanywagura urumogi hano Kicukiro niboye ndefiriza nakore narayinyweye none Imana impaye agakiza abantu babona birafashe babona bihagazemo dukose babona ibintu birafata babona Imana ingiriye neza babona mbaye umwana mwiza ari nge wari mubi muri quartier kandi ko twari utuntu duto none baranje afatiye umuntu tumwise mvuye kure barishyira mu gisware Mutokambari rero nk'umuntu wari mu ubwo buzima ndikirara yego ukabona nambaye ikote nk'iri rwose ukabona natebeje mu mibyizi wagira congo muri nibature ikote nyuma ya saa sita barabatiye umuntu nimvuye kure mu by'ukuri nkane yanjye ya primaire ubu ntabwo ndi mu tuntu duto uri muto oya utu ntabwo ari utuntu tutubwizanye ukuri urakeye aya ni amavuta y'Imana urakeye rero njye ntabwo natinya kubwira umuntu ko mfitane ya primaire ibi biva mu kubaha iki
Imana. Hari amagambo Paulo yabwiye Timoteyo. Yamubwiye amagambo menshi y'ingenzi harimo n'ay'umurage. Ariko ijambo rikomera rivuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo. Wakomotse mu rubyaro rwo kwanda rwa Dawidi. Kwa Dawidi. Akazuka mu bapfuye. Akazuka mu bapfuye. Uko ibyanditswe bibivuga. Cyane rwose. Yego. Ibi ngibi mbikesha Yesu. Usi iyo ntakire Yesu nari kuba ndi hehe. Ziba zarakwakiye. Ibibazo bari hatari. Ziba zarakwakiye. Iri ni ijambo ry'Imana turi kuvuga tunaganira. Turimo tuganira. Twerekeza mu cyerekezo. Turaganira. Turimo rwose. Yego. Uragira uti utuntu dutoya. Utuntu. Yandemeye. Duto. Dusa. Muri icyo gitondo babona utuntu duto. Dusa n'utuntu. N'utubuto duto. N'utubuto duto. K'ikime kivuze. Ako kantu. Birabatungura bati ibi ni iki? Naho Imana yarategwa umusobanuzi witwa Mose. Arabwira ati ibyo ni ibyo kurya. Uwiteka abahaye ngo murye. Ni murye, ni mwambare, ni mutebeze, ni mubeho. Kandi Imana kukugaburira mu tuntu duto harimo no kukurindira umutekano w'abanyagiputa ngo batakwirukanka bagira ngo ufite ibintu byinshi. Kuko ni ukuyobya amarari kw'Imana. Kuko Imana ikubakira mu tuntu duto kugira ngo hatazagira ugushakira ihembe agira ngo urumukire w'ikirenga. Ugenda utungura abantu. Reba ukuntu uvuye mu majyepfo ugeze mu mujyi wa Kigali. Uyoboye Kacyiru. Uri mu tuntu. Ntabwo Kigali ari ibuza bari sanze. Ariko utuntu duto uri mu tuntu duto. Hari akantu bajya bavuga kitwa inkirirahato. Inkirirahato ni akantu kaba urabona ubugari. Warika amazi. Wakwarika amazi agashya ugashyiramo ifu. Umuntu agashyiramo ikintu bita umwuko agakubita nta mbabazi afite. Uzi gusonga ubugari. Uzi gusonga ubugari. W'ibogare gawe. Ariko akaza kubama agafu. Ubugari bwahiye uzi ko yabunogeje nta nagafu kasigayemo. Wajya kubuka tugasaga hari akantu kagafu kasigayemo katakubiswe na wamwo gato. Niko bita inkirirahato. Inkirirahato. Bwira akantu kagiye mu mazi ashyushye. Kagahura n'umuntu agakubita. Kakagira gute kugera ubwo akanoza. Nguko uko natwe rero twabigeye. Twazengurutse mu buzima bwice. Duhura n'ibitwice. Ariko turi inkirirahato. Uvuze ijambo ryiza ati simbikesha ubuhanga. Sinigikundira. Ati nuko Imana yabereye gikurikirana. Amaboko y'abantu yari yandekuye. N'ayamahanga ntayahamaga. Ukuntu Imana kwamamarije mu tuntu duto. N'umuntu mpamagaye. Iramvugo yawe nizamo. Uya na mu gitondo nanjye naguhamagaye. Imita asangamo rya jambo ngo umuntu akurega ajya atabajije Imana. Imana ikakureganura itamubajije. Kandi si ngombwa ko ibyo ugiye gukora yumvikana n'abanzi bawe ibyo ugiye gukora. Ibishyiraho nk'Imana. Ibishyiraho nk'Imana. Ikabihagararira nk'Imana. Ikabiganyiza nk'Imana. Haleluya. Oya reba ukuntu Imana yaguhagurukije mu majaruguru. Cyane. Ikakuzana nk'Imana. Kabisa. Ikabipakira nk'Imana. Ikakujyana muri karitsiye y'abantu babagaga. Ariko Kagarama niho hantu harakaze. Harakujyara akazi. Watera yibuye. Barisabira mu kirere bugere Imana igigira. Ibyo byose ni utuntu duto. Tuvuye mu tubuto duto. Ngayo nguko. Ariko noneho ukuntu nawe usigaye wambara ubwabyo binyura mu tuntu duto. Imana yageze mbwira inyuguti yitwa U. Uzambara. Uzabyibuha. Uzatura mu mujyi. Uzihaganyura. Iyo uvuze kwihaganyura ni akanyama. Rero ndi muri iyo nyuguti. Nibyo Imana yavuze. Nozera kutagira na U. Uzaheka. Uzakingiza. Uzakingiza. Rero ni Imana. Uzajya burari batasi. Ni Imana. Uzakora siporo. Ni Imana. Uzabara imbaraga. Uzabwiriza. Nabonye isukari nyinywana ubusambo. Mbona inyama ziryana ubusambo.
ndagenda ndabyibuha cyane ndabyibuha ibyo bita kubyibuha no kureba hano munsi y'umukondo biragora na uranyibukije namaraga icyumweru nta kintu mbwiye madame bitanyoboka siporo ubu nibwo mfite ubuzima ubu si ukububwira rero urabubwiriza reka tubwizanye ukuri ari abantu babona nyine kugira nyakubahwa imfashanyigisho ni byiza ntabwo ari bibi nta bundi burwayi burimo inshingano zose zubahirizwa ubasha kuvuga wenda ubwiriza cyane akazi ubasha gukora ariko nanone njye yari imbangamiye mbese uko twaherukanaga nuko nangana waciraga kunda yagucira nkabanza kwigengesera ariko ujya gucira ubona nucira gutya uricira ukagira ngo nakitozo ni ngombwa umera nka wa muntu ujya ufite ubwarwa iyo agiye gushyiraho isigara ndagashobora guca nakitozo ni ngombwa hari abafite ubwanwa bugana gutya aribagirwa agiye gushyiraho isigara yaramukongeje ariko mwana witsetsa ase nibyo cyangwa n'igikabi aramukongeza ari yibagiwe noneho ubwawe buraka ajya isigara reka arabanza ajya kuzibya turavuga tuti ni ukumuhamagarira polisi Kanombe ikaza yakiza ibya bwose ikazirya ati ubwanwa burayi yararunyanyagije tugaruka ku tuntu duto Mose kuva mu mazi byari bifite iyihe shusho Mose kuva mu mazi Imana ari kwerekana imbaraga zayo zikomeye ko nta hantu Imana itavana umuntu ko nta Imana itanamugeza no mu bidashoboka Imana yagukuramo ubuzima burimo ubwo ari bwo bwose ubuzima burimo gucamo bwose uko waba waravutse kose Imana yagukuramo abahanuzi bari kwicwa n'utuntu duto abahanuzi Imana izaturinde kurengwa ariko njyewe ndimo kubona hari ikintu ndimo kubona kiri gutuma abahanuzi bari gupfura rumeze gutya ahubwo njye hari ikintu ndimo kubona abahanuzi ni bake abenshi dufite n'abapfumu buriya umuteoloji udasenga ahinduka umufarisayo n'umuhanuzi udasoma ijambo ry'Imana ahinduka umupfumu hambere ahangaha wasenganaga n'umuntu akakubwira ati Imana irambwiye umwana wa gatatu imurinze gushya kandi uriya mwana azakubera umugisha none umuntu arakubaza ngo ufite abana bangana ntiyababonye ukamubwira uti wenda ni batatu ngo wa mbere Imana hari ubugi murinzemo se n'ubuhe buye Imana barayibariza kuki umpanura ubanje kumbaza ngo ariko ubundi ufite akazi ngo cyangwa umushomeri ngo mfite akazi Imana kurinze kwirukanwa ku kazi ngo ariko uri umugore ngo cyangwa uri umukobwa ngo ariko warangije amashuri ngo cyangwa ngo urimo kwiga Imana ntago bayibariza ntibanayirebera irirebera rero bahanuzi cyakora barahari ariko ni bake n'aba ngaba bari kwirukanka kuri za social media bari gushaka hiti ariko njye mbabwira ntireka mbabwiza ukuri kurota rimwe ntago bikugira Daniel kareka no kuvuga indi mirimo ugahanwa naho byasohora ntago wabigira iturufungo waro nanure birasohora ntago bikugira Yesaya kwiyamina ngo mfite amavuta ngo ndabwiriza ngo ndi mu birere nabari batanu b'abanyabwenge barabakobwa ntago bafite uruganda rwayo kandi buri bukwe kugira amavuta yabo kandi ntibagombaga kwacana mu ndi bukwe bagomba kwacana ari ukumukwaje kandi yagize agaciro amavuta ari ukumukwaje haboneraho kubabwira ni bantu mushaka hiti
bantu mushaka kumenyekana bantu ngo muri gutwika mukimanukira nta n'utwika azamuka ikikumenyekanisha si izina ni ibikorwa bitumbagiza izina ryawe ukamamara kambabwire kubaka izina ni byiza ariko nubaka izina ritagira ibikorwa umuyaga uzarihuha nawe umenyeye ryagendeye yego rero mureke kwizamura azima nk'imuri cyane mureke kwizamura mureke imana ibazamura yego imana ivuze ngo haguruka urahaguruka imana ikwicaje uricara imana ishatse kukwamamaza ntabwo bigombera kuvuka mu miryango ikomeye nta nubwo bigombera kugira ngo urwanire kujya kuvugira kuri za social media wapi hari nabo njya kubona ko imana yavuze ngo uku kwezi ngo bizagenda gutya ugatekereza ukanaheba bara n'abapfumu ati kwa munani kugiye kwamo ibintu bikomeye ngo ugiye kwamo ibintu bikomeye ukabona ejo bundi ugashaka ibikomeye ibintu nibi ubundi umunsi ku munsi tuvuze ukuri kwa nyako hakoreka ibintu bikomeye yego wabihanura utabihanura imana ikora ibikomeye birenze ibyo abantu batatu hari abantu bajyaga batubeshyira amasengesho ngo nimumve uko Uwiteka avuze ngo hari icyo nkoze igikisi vuga icyari cyo ibyo se ninde utabivuga ko hari icyo imana ikoze iryo gusa abantu barangije y'ibiri ngo hari ikikoze ngo ni igiki itagisobanuye irishyura amadeni cyangwa ikoze icyo kuduhitana iratwica iratwasobanura icyo kintu icyari ngo nawe ubuhanuye bapi izo ni ingaruka nyinshi z'uko abantu bagize igitaramo gikeya imbere y'Imana kuko impamvu hariho n'ibindi bintu tukwiriye no kureba abantu bakaba banatekereza nuko aba bantu bose b'abahanuzi b'inzaduka ntabwo basenze igihe kinini ntibigeze bicara imbere y'abantu bakuru ngo barebe ukuntu abantu basenga uzi umwuka barimo se usome hano mu rwandiko rwa Yuda harebe umuntu bita Yuda Yuda rwose Yuda bavuga ko bahombotse kandi Yuda si umuvandimwe wa Yesu Yuda ni umuntu umeze neza cyane ni umuntu kandi wagiye uvuga ibintu atagendeye njya numva abahanga bavuga ngo ni umuvandimwe wa Yesu wahageze 11 agira igice kimwe gusa ni 11 urasoma umurongo wa 11 n'uwa 12 n'uwa 13 yes ubwo turabikora tutarambiye abadukurikiye mwese mugomeze mubane natwe yego mukomeze mubane natwe mutwegere tuganire kuri iki kintu hasome haravuga ngo bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini bagahomboka birukanka batirinda bakiroha mu cyaha cya Baramu bohejwe n'ibiguzi bakarimbukira mu bugome nk'ubwakora akora uyu ni umugambanyi kora kandi niwe warwanyije ubuyobozi bwa Mose yego abo ni intaza intaza ni ikintu kiba mu mabuye kiba mu mazi amazi akakirenga ukagira ngo ntigihari ukagisitara ubwato bugahita bumeneka Imana turinde izi ntaza kandi ziricaye mu nsengero ziricaye tumye tudatambuka ntabwo abantu bari kuzama Imana ibarinde intaza Imana turinde intaza hanyuma ngo abo ni intaza mu isangira ryanyu gutungana gukundana bagisangira namwe oya abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana bagisangira namwe ibyiza bigaburira badatinya ni ibicu bitagira amazi bijyanwa hose n'umuyaga ni ibiti bikokotse bidafite imbuto byapfuye kangahe kabiri byaranduwe nushaka kurekera byararanduwe ni ibiti byaranduwe umvira ijambo ntibigira imbuto bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini bagahomboka birukanka batirinda bakiroha mu cyaha cya Baramu
bohejwe n'ibiguzi bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Reka tuvuge imyuka itatu tuvuze ngo abahanuzi bo muri iki gihe. Yego. Iyi myuka itatu hari imyuka itatu iri kugwanira muri iki kirere muri iyi si. Ari iri gutuma abantu bangana, ari iri gutuma abantu barugana, ari iri gutuma abantu basebanya, shanya, ari iri gutuma abantu bazirana. Iyi myuka itatu uyu yarabivuze ngo bazabona ishyano kuko bagendeye mu bugome bwande bwa Kora bakiroha mu cyaha cyane cy'Abaramu, bagahomboka batirinda biroha mu cyaha cyane cya Kayini. Uyu Kora ni muntu uyu ni Kora. Bibiri vango na Datani na Biramu bagomeye Imana na Mose. Nabantu bagomera ikintu bita ubuyobozi mwene babita. Nabantu bagumura. Umwuka Kora ni umwuka ugomera ubuyobozi. Ukumva umuntu si mwarimu mwitorero, si pasiteri, ariko kumva avuze kuri represent, avuze kuri regional, aratondagiye ageze ku by'abahanuzi kandi sumva avuga n'urimi na rumwe ngo ra. Azamuye intugu agwanyije abayobozi. Abantu bakwitonze baretse ko yabahamagaye arizikorera. Uyu Kora rero afata abagenzi be arabicaza bati nimwumvire Mose nibyo avuga si byo, si Imana ahamagaye wenyine, natwe twarasize araduhamagaye. Uzi ko umuntu ari kubyuka bugakeye batije izina wonge ni profete nandi nzoza ararota ngo zisohora. Ndabashuje mu kivandimwe ngo ni profete. Ugumva ngo umuntu yashinze icyumba kitanazwi n'itorero n'abantu bize batanazi, yifatiye abantu akanaturije. Ukumva umuntu avuga ngo ari cyumba dushyushye ngo kwa profete. Profete ati ni profete tuzi ngwino tujyane. Sekajisho wagerayo ugasanga hano mu mfundano. Anawe kwera ukuntu wenda wagiye umeze wabambaye neza kikanga kamanza kazi tora muntu mwazanye ni muntu ki akora iki. Buriya Paulo ati ndabona hari inteko zinjiye muri iki cyumba. Yego Paulo ubundi Paulo ndamukunda, ni izina risobanura petite taille, magara make. Abahanga bavuga ko apimaga metero 1 na santimetero 40, akagira ibiro 47. Ngwara afite ubwene igihugu butatu bw'Abaroma, Abayuda n'Abagiriki. Abahanga bakavuga ko rero kwa mushiki Yerusalemu kandi ze ngo yagize amahirwe kwiga muri kaminuza yitwa Itaruso yiga iby'amategeko. Icyo mukunda ni iki? Uyu mugabo ngo yagiye ibihugu 52 ngo afungwa inshuro 40. Apfa afite imyaka 57 yishwe n'umwami witwa Nero w'i Roma, agiye kujya mu gihugu cya 53 amushinja gutwika umujyi. Uyu mugabo rero nta kintu mukundira nubwo ari byinshi, ariko igikomeye nta bindi bintu yirasi inkoni yakubiswe. Icyo ni icyambere. Mu bihugu 52 yagiye ntabwo yigeze biratangwa n'abizengunutse. Usigaye hura n'umuntu bati bitati ni byiza umaze iminsi yati hanze, ahubwo ati mwakiri naje. Ubwo maze tehese hanze waruri ni hehe? Ati wowe fata ko ari hanze. Wabikurikirana neza ugasanga ntaraho ikigatuna. Vuga igihugu uvuyemo. Turi mu ntara mu cyari wacu murabati mvuye kubwiriza Kigali. Mwakiri ntacyo zi Kigali. Ku Kigali kavuta Kigali kuko manu uzangeze Kigali na. Wakurikirana no kubaza ati paruwasi warimo ni iyihe yitwa ngwiki. Abasaza bamuhaza bageze Kigali barana mu cyumba narindi cy'amasengesho kandi atanze ntacyo za paruwasi. Abantu bashaka kumenyekana no bashaka kwizamura.
tukaba turi kwivugira uwitwa Kora. Mose aravuga ngo uyu munsi witeka aragaragaza uwo yahamagaye uwo ari we. Abata uri mu ruhande rwanjye ni muze hano. Hari mu ruhande rwa Kora na Biramu na Datani mujye hari. Uzi ko yabwiye Imana ngo mana aba bantu nubica urupfu rusanzwe. Aba bantu nubica urupfu rusanzwe, nubicishe malaria, nubicishe macinya, nubicishe angine. Ahubwo usatura icyitwa ubutaka. Bubamire ari bazima. Ubutaka bwarasamye baramanuka n'ababona amazu yabo ari bazima. Imana irafunga. Bene Kora nubwo bavuze Zaburi ya 84 barokotse bari mu ruhande rwa Mose n'Imana. Umuka wa Kayini na kumuka wa umuka wa Kora uri gutera abantu. Umuka Kora cyane wa bene wa Kora ni mu bice. Umuka wa Kora uri gutera abantu bakishyira hejuru bagashaka kumenyekana bakagumura abantu ku buyobozi yaba ubwo muri leta no mu itorero. Bukabyuka umuntu ngo yihaye titi. Umwuka rero wa Baramu w'ibiguzi. Ubu uziko dufite abantu z'abakomisiyoneri. Haraza turi umukobwa yarakwanze umukunda. Tarakwanga atese mari. Ati nshakira miliyoni yuzuye. Akayimushakira. Ntabwo ati genda ugura ipantaro y'ikaki, umukandara w'umukara, amasogisi y'umweru, kariso y'umutuku. Ninuza n'ishakete y'ubururu. Ubibike. Nimero kamuhamagara. Bonana n'umuprofete hari message ngufitiye wa mukobwa. Ati tariki 30 z'ukwa 11 saa 6 ziburi 2 Imana izakwereka uwo muzabana. Icyifuzo usengera Imana iragishubije. Azazambaye ipantaro y'ikaki, ishakete y'ubururu. Dabi ndamutegetse kugura umukanda w'umukara. Ziburi 2 azabageze wawe. Akagenda agura Mungu ati kuri 30 z'ukwa 11 ziburi 2 uzabugeze ku mukobwa. Uzi ko gihinguka mubera ati umbabore ko nakwanze Imana irutse kukunuma. Ingo ziri kumara umwaka umwe zigahita zisenyuka ko ni Imana yavuze makabeshyera Imana. Abakomisiyoneri ya mu bibanza ya mu modoka ya mu ngo z'abantu bareze abakomisiyoneri beze babahanuza hari ibintu bibabaje. Ubuhanuzi nabo bwajemo komisiyo bindamu hajemo komisiyo. Hari uwo bambwiye ngo gusengera umuntu ng'icyifuzo ni 20. Hari n'undi ng'icyifuzo ni 50. Ibyo bintu byaje bitewe n'ubwoko bw'icyifuzo. Mu bitewe n'ubwoko bw'icyifuzo. Urumva icyifuzo hari wabuze urubyaro. Yagiye ashyiramo ibyiciro bibari by'ubudehe. Hari wabuze urubyaro. Yego. Icyo kirakomeye. Hari wabuze gushaka. Nacyo urumva gifite uko cyishyuza. Yego. Hari ufite ideni. Hari ufite urubanza. Hari ukeneye igikundiro. Yego. Hari ukeneye icyubahiro. Yego. Hari ukeneye gucuruza. Yego. Ibyo byifuzo byose bigiye bifite tarifu yabo. Yego amafaranga. Bikurikije uko biremeye. Hari ushaka kujya hanze akeneye buruse. Ariko ntimukayo. Abantu barayebye. Ugasanga umunsi w'amasengesho abantu babuze mu rusengero. Banavuga no gutura icya 10 n'amaturo bibiri ivuga. Ugasaba batanze nica n'ikiza. Ariko bayashiye abakomisiyoneri. Ko murenganya n'Imana. Uwo mukomisiyoneri abisigiwe. Wabisigiye uri mu nzu y'Imana bashaka ko abasengera. Umwuka wa Baramu uri gukora. Nabo barashaka abanyamitwe. Barashaka abateka mitwe. Umwuka wa Baramu uri kuzengunuka. Ngiye impano wanjye no gusoma ijambo ry'Imana. Ariko inkoze ku maso nakubwira ikivuze. Rwose. No kwisomera ijambo ry'Imana. Ukavuga Bibiliya. Undi abantu uri kubabeshya usomye Bibiliya nino. Ntago birari ntoya. Bari kwigo barwanira ibintu harimo n'abari gutanga ubuhamya bakabeshya. Umuntu akibeshyera. Bavuze ijambo ry'Imana ko rihagije.
ijambo ry'Imana kumva umuntu ari gusenya undi kuri social media nkuru naka nta mavuta agira nk'upasiteri yarabuguze w'impano hari aho yagiye kuziciririra ngo ni ngewe ngo muhanuzi ngo ni ngewe muvuga butumwa reka nkubwize ukuri ko nitwa Adrien bakitwa Cyprien hari ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Cyprien buri muri Bibiliya reka harimo Mateo Mariko Luka na Yohana bari kwiga bagwana ngo barakomeye umuntu akureze ngo wasomye ijambo rye ba Petero bakazuka bagakuramo ibitabo byabo bakabwira ngo uzajya usoma icyo ngo yasomye ijambo ngo nasomye ngo ejo bundi ngo nijyabunze ari ijambo rye ryanditse muri Bibiliya harimo Mateo Mariko Luka na wa mugani ubu Petero aramutse azutse akavatira muzongere kwirirwa mumvuga kandi agiye kuririmba kabisaba babimuha akavati abantu baranyibishe bahura ati atazagirirwa nzengunukana ati ibyo byo kuvuga ngo bagiye gushyingira bakansomera igitabo ati gikuye ku isoko agiye kuririmba babimuha azutse akabikora bajya abantu nibareka ati uhereye none iki ni igihangano cyanjye ngikuyeho ngaho fondi ibyawe ari kutubutumwa bwiza uko bwanditswe na Cyprien nta n'uwabusoma uzi ikibazo gihari muri iyi minsi ubundi uzi ko intumwa ikwiye gusa n'ubutumwa igasa n'uwayitumye none ubutumwa busukwabwo intumwa usukwayo bari gukoresha ijambo bavuga mumva ibyo mvuga ngo nimurebe ibyo ngora ariko ni ikibazo kiriho ubundi hari ikintu nabonye shetani ntagwanya titire agwanya imbuto arwanya imbuto kandi Yesu nizavuze ngo tuzamenyera ku mbuto zawo hanyuma dusoreze kuri uwo mwuka rero wa Kayini ari wa gatatu nta mutinda w'ishyari ishyari n'ubwicanyi ubu hariho amashyari ngo runaka yubatse inzu ngo runaka afite amavuta ngo ari kuzamuka ngo arashinze urusenge ngo abantu baruzuye uzi ko n'amashyari ageze no mu nzu y'Imana ni ikibazo gihari amashyari areze n'abakobwa bakajyana amashyari ngo runaka ajye kunanga gushyingira ni ikibazo abavandimwe bakajyana amashyari banavukana ni ikibazo gikomeye ishyari ni ribi uravuze ngo wazabona ishyano Kayini yishe muri umuna w'abiri nta kindi cyabiteye ni ishyari kandi uyu mwuka ukuye kuri se Adamu Bibiliya ivuga iki Imana yavuze tureka turamo umuntu agira ishusho nk'iyacu barema umuntu Adamu Imana imwitegereje abona afite irungu imbwa ziramuhema n'amapusi ikuramo urubavu Eva ibaha 8 ati n'ingobyi ya Edeni mujye muryiza imbuto ariko kiriya giti kimenyesha ikibi n'ikiza nimuzakirya umunsi mwakira no gupfa muzapfa umugore we si bwasoromye kuri za mbuto yohejwe n'inzoka ariyo yumva biraryoshye aha n'umugabo amaso yawo arahweza bamenya ko bambaye ubusa none bafashwe n'ibintu bibiri icyambere no kutanyugwa mudemo no kutanyugwa icya kabiri no kutumvira rero nago Kayini yigeze anyugwa n'ibyo afite kuko Imana yaramuhaye ibijyanye n'intuza n'ubuhinzi Abeli muha ibijyanye n'iki n'ubworozi bw'isukuri umuntu arahinga yeza ibijumba areza amashaza areza ibirayi n'ibirayi kuntu biri kugura ntanyuzwe n'ibyo ashatse kugerekaho ibindi kora ibindi kandi nabyo biciye mu nzira zitari nziza ishyari rero utanyuzwe ugira ishyari twarimo tuvuga ku kintu kijyanye n'abahanuzi dutema wenda dukokora hashize amezi atari makeya kuko hariho abantu benshi bagiye bagaragaza umutima wari muri Kristo Yesu yego
hashize amezi atari makeya Pastor THEOGENE yitabye Imana. Yego. Garafurere wacu. Ni garafurere. Erega n'umuyobozi wanyu kuko ni nzahuki. Yego. Muri makeya uriya mugabo ibintu wagiye umwibukiraho umugira gute nk'umuntu nawe usigaye uri mu kivi kandi Imana iri kugirira neza. Yego. Ni gute dutondagurire neza ubundi Pastor THEOGENE wari umuzi. Yego. Ni biki ushobora kumwibukira ukavuga ati nubwo agiye ibintu ntago bizazimira ngiye kuba mpagarara mu kintu cye. Icyambere THEOGENE no kubana. Yabanaga n'abantu bose amahoro. Ongeraho Pastor THEOGENE. Pastor THEOGENE yabanaga n'abantu bose amahoro. Nta muntu yirengagizaga. Usa nabi, usa neza. Yaragusuhuzaga. Muri make THEOGENE Pasteur nubwo yagiye yabanaga n'abantu bose iki amahoro. Icyo ni icyambere. Icya kabiri yagiraga imirimo myiza, yakoraga neza. Akagaburira imfubyi, akagaburira iki abakene. Icya gatatu yasubizagamo abantu imbaraga. Ahabwira ko nta hantu kuri Imana itavana umuntu, nta hantu kuri Imana itageza umuntu. Umuntu agasubizwamo iki imbaraga. Icya kane yazanye abantu benshi kuri Kristo Yesu. Ababera icyitegererezo. Ibyo yavugaga akari nabyo anakora. Noneho kubabwira ngo Yesu agira neza nimuze kuri Yesu mureke ibi. Abantu bakaba bati uyu muntu ibintu ari kutubwira nibyo nawe arabikora bigatuma aza. None umuntu muri iyi minsi asigaye kuvuga ati mukizwe hari ibikorwa bye. Ukavuga ati nawe urimo uro kugusha abandi nta wakugendera. Abantu benshi muri iki gihe THEOGENE ni umuntu wakoze ibikorwa bikomeye cyane ariko hari abantu bagiye bashaka kubisenya nyuma yuko amaze gupfa. Ari nacyo twatekerezaga tuvuga ngo ni wa mwuka w'ishyari ry'abantu. Hari n'abantu bagiye bagenda bashaka kumushakashakira ibyaha atigeze akora aricyo nawe urimo uvuga utese umuntu bagiye bavuga ibyiza by'umuntu akiriho n'ibibi babivuga akiriho abyumve. Naba ari uwikosora yikosore, naba atari n'uwikosora ariko agire. Nawe wari ukitubwira. Rega ibintu ndi kuvuga biri muri Bibiliya. Bavuga ukuntu Petero yakasabana amatwi. Bavuga ukuntu Yona yanze kugena intebe. Bavuga ukuntu Pawulo yari mubi nyuma ahinduka mwiza. Rero umuntu nakora ibintu bibi mu mugaye akiriho, nakora ibintu byiza mu mushimire akiriho. Ku umuntu rero muri kumuvuga ngo amaze gupfa ngo akoraga ibi nibi ngo bibi ngo ateye indiki, ayo ni amazimwe. Ngiye navuze ngo ndi leta abantu nabashaka nkabashyira mu rukiko. Ubashakira iki? Ibyo bintu batavuze uwo muntu ariho. Uwo bavuze Pastor THEOGENE cyangwa n'abandi bose basebya nyuma yuko badahari. Ayo badahari ni umwuka w'ishyari. Bashaka ko umuntu abashaka kwanduza. Ngiye kubwira ijambo rikomeye. Umwanzi avugaye. Umwanzi avugaye. Umuntu naza kubaza amakuru yawe agahora n'umwanzi wawe azakuvuga nabi, agusebya, gutobe, akwanduze, akwandagaza. Ariko nahura n'umuntu mwiza w'inshuti yawe azavuga ibintu byiza. Hari ijambo navuze rinyura kuri social media ariko njya nkunda ku masitati y'abantu nkunda kuribona. Ni ijambo rivuga ngo nta muntu utagira ubuhamya bwiza, biterwa n'uwo bahingukiyeho babaza ubuhamya bwawe. Yes. Iyo bahingukiye ku mwanzi wawe aragutoba, akakwanduza, akaguhindura ikitariho. Umwanzi avugaye.
umwanzi avuga ibyo ashaka kuri wowe ariko urakinisha umwanzi avugaye urakinisha umuntu ubu byibushye uteranye abati yarananutse agiye kwicwa na sida urakinisha umuntu uravuga ati ufite akazi ni umushomeri yigwa yiba abantu urakinisha umuntu wabwirije Imana ikabana nawe itangaza bigakoreka bati wapitano ryamunaniye urakinisha umuntu wabwira ati wenda Kacyiru Sipirana ayoboye Imana igukora imirimo n'ibitangaza bati wapi yarahagushije rero umwanzi avugaye kandi na kera bahoze THEOGENE nongere mbisubiremo icyambere muziho yarazikwana neza n'abantu bose amahoro icya kabiri nta muntu yirengagizaga waba usa nabi waba usa neza icya gatatu yarabwirizaga azanye abantu benshi kuri Yesu ingero yatangaga nizagaragaraga muri iyi minsi abantu barimo no gutinya gukiza bitewe n'ababwirije mbisubiremo kubera iki ubundi ntumwa yasaga n'uwayitumye igasa n'ubutumwa ariko ubu ubutumwa busa ukwabwo intumwa isa ukwayo n'uwayitumye ukwe ubwo abantu bafite ukuntu bagenda basa yareka twerekera ku musozo uyu mudamu wa THEOGENE yahuye n'ikintu bita ibihosho urugamba rukomeye muri ibi bihe n'ibihe byamukomereye yumvise iby'amatwi yatari yumva ari nkawe byari kuba biguyeho wari kwifata uti uyu mudamu yatunguwe n'ibintu umudamu harya wande umudamu wa THEOGENE umudamu wa Pastor THEOGENE yatunguwe n'ibintu bizaye mugwaho buriya Sipiriyani none abantu bakoma amashate Sipiriyani afite amavuta Sipiriyani ayoboye bigenda neza ntago bose ariko bakwishimiye yego uriya umuhanga avuga ko umenya neza ko wayoboye neza utakiri umuyobozi yego umenya ko wayoboye neza cyangwa nabi utakiri iki umuyobozi ukiri umuyobozi abantu bose bakoma iki amashyi harimo n'abahekenye iki amen n'abahekenye barabiguhisha nabo bagakomera rero uyu mudamu ibyabaga abonaga ko umugabo bose bamukunda kandi kuko abenshi n'abamukunda nibyo n'umwanzi avugaye ariko ibi ni ibintu byamwituye hejuru ahubwo afite no kwihangana ntabwo iriwe ajya kwigura sakabaka cyane oya biriya nta cyatuma erega buriya hari kwihangana ni imbuto yizana ikaba ari n'imbuto ya nyuma usabwa kuba wowe uri bwisanga uyifite yego kuko ni ukuvuga ngo kwihangana nta muntu ubihitamo ibyo ni ibintu ujya kubona ukabona birizana kuko tuvuga urugero nakubwiye ngo umuntu arapfuye uretse kwihangana nta kindi wenda kuba uri bukore nta kindi wenda kuba uri bukore uretse kwihangana yego abantu bose rero ntabwo twihangana kuko tubishaka twihangana kuko bitubayeho niba umuntu akoze divorce niba umuntu agize nta yandi mahitamo arihangana yego uyu mudamu yarihanganye ahagarara neza uko yari ashoboye guhagarara neza kandi izo ntambwe ze reka tuvuge ko Imana izakomeza kuzihagararamo ikanamugeza kure kandi hashoboka kandi agaharanira kudatsindwa yego azakomeza kuba umugabo nyamugabo tugushimira muri iki kiganiro mboni y'umuhanuzi turashoje nagira ngo wenda abadukurikiye bashobora gukurikira iki kiganiro akaba yakwifuza ko wamusengera cyangwa mwaganira kuko ufite ibintu byinshi byo kubwira abantu ushobora kubaha nimero ya telefone hanyuma
tukanzika tugasoza. nanjye ndagushimiye kandi nshimiye n'abadukurikiye nakoze Imana umugisha. Amen. Nimero yanjye ni 078 28 39 870 078 28 39 870. nta mugabo umwe Adrien alias Mutoka Mbari. Mugire ibihe byiza. Bye, nakagaruka. Irembo ryera TV, irembo ryera